Yesu ashimwe. Mwaramutse. Mubyuke twiragize Imana, icyumweru turagitangiye, uyu munsi ni kuwa mbere. Mubyuke twiragize Imana, dushime Imana. Gahunda yo gushima Imana buri gitondo, kwimenyereza gusenga buri gitondo turayikomeje. Ndabizi neza ko abantu bumva izi audio bamaze gufata iyo ritime yo kwiragiza Imana no gushima Imana, no gusenga ubudasiba. Mu Uwiteka Imana yo mu ijuru bampera umugisha ko mwayumviye kandi ko namwe mumaze kubona ko bifite umumaro. Bifite umumaro kubyuka ufungura umunsi n'Umwami Yesu Kristo, wajya no gutaha ukawufunga. Ntabwo byari gukunda ko dushyiraho n'isengesho ryo kuryama, oya, kuko twese turi bakuru, ariko dushyiraho isengesho ry'umunsi na nimugoroba. kandi iyo dutashye tugira gute? Tubwira Imana ngo wakoze kuturinda, wakoze kubana natwe, wakoze ku migisha waduhaye, wakoze. Mu ijoro hagati saa cyenda iyo tubyutse, ababikunda tuba tugira ngo twagure imbaraga z'umwuka muri twebwe, twagure imbaraga. Reka dushime Imana kubw'uyu munsi turemeye. Nabonye ejo naratinze, umuntu umwe aranyandikira arambwira ati morning prayer itarageraho byagenze bite? Reka rero dusenge. Mwami Yesu Kristo, Mwami mwiza, Mwami w'amahoro, Mwami w'icyubahiro, Mwami wo kubahwa, twongeye gushima izina ryawe no kugira neza kwawe. Twongeye Mwami kuvuga ngo urakwiriye gushimwa, urakwiye kubahwa, urakwiye ibiza byose Mwami. Tugushimiye ko hari ingabo nyinshi zapfuye ku bwacu, tugushimiye ko wongeye kuduha ikindi gitondo cy'umugisha, tugushimiye ko waturwanira intambara nyinshi kandi ko hari n'ibyiza wadukoreye. Tugushimiye Mwami ko nta gikuba cyacitse, tugushimiye Mwami ko urwana tukabirebesha amaso n'ineza yawe. Turagushimiye kuri byose, izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Tugushimiye Mwami twese ko watugiriye neza kandi ko ibyawe byose ari umumaro. Turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo, kandi tugushimiye ko turemeye undi munsi, noneho tunezerejwe mu tuvuge kugira neza kwawe, twamamaza inkuru nziza kandi tube abahamya bazima. Urakoze cyane, ishimwe no gukomera n'ibyawe, amen. Morning prayer rero ntabwo yari kuba ihagije tutagiye dushyiramo ijambo ry'umunsi. Ntekereza ko biba bitari birebire, ntawe birambira. Turasenga tugashyiramo ijambo ry'umunsi, then tukajya tugasengera umunsi. Ariko impamvu harimo ijambo ni uko abenshi abasenga ukwabo ntago babishobora gushyiramo ijambo, byabagora benshi. Ashaka nko gusenga akatura n'ijambo Imana yavuze, ariko ntago yashyiramo ijambo ngo yumve n'icyigisho ngo bikunde. Ndabyibuka muri 2007 ntekereza ko aribwo natangiye gukunda ibintu by'abarokore. Najyaga nkunda kubyuka mu gitondo numva umuntu bita Margaret Rwandamura yakunda kubwiriza saa 11 z'igitondo kuri radiyo yitwaga City Radio, sinzi niba ikibaho. Rero niba ako kantu nkibuka, hari n'abandi kafashije hirya no hino ku isi nako mu Rwanda. Niyo mpamvu rero morning prayer ntago ifite imbaraga udashobora kumva. Ifite imbaraga udashobora kumva. First of all, yigisha abantu gusenga. Icya kabiri, izana ububyutse, kumva ukunze Imana, kuva aho usenga, kandi warangiza no gusenga ugatangira kubona imirimo y'Imana mu buzima bwawe, ugatangira kwizera Imana ahantu hose ukumva urakomeye. Twararebye rero tubona ko bikwiriye ko tubanza tugaca mu mategeko ya Yesu Kristo kugira ngo tugendane n'Umwami tuzi. Ijambo ry'Imana bavuga se abantu babiri bashaka kugendana batasezeranye. Habanje ku itegeko rya mbere tuvuga ngo unyizera azahinduka umwana w'Imana, sibyo? Duhita dushyiraho itegeko Imana yadutegetse ryo gukundana, tugenda dushyiraho n'ayandi yose, tugeze muri iri ni rya 17. Hari nayo twagiye dufatanya kugira ngo kuko atari akomeye tukagenda tuyafatanya.
rero birashoboka ko wasubira inyuma ukumva amawodiyo bitewe n'uko ubishaka, ariko biranashoboka ko wasubira inyuma ukajya kuri Facebook ukareba naho ngenda mbishyiraho, ya so ukagenda uyumva cyangwa ukatudownloadinga ntabwo ari tunini ukatwumva, kubera ko hari abantu badafite umwanya wo gusoma bibiliya ariko afite umwanya wo gukora akazi yambaye ama ekuteri akaba yatwumva, cyangwa aba yaryamye ananiwe akaba yatwumva, akagenda yiyibutsa kugira ngo tumenye ngo uyu mwami wacu se aya mategeko yaduhaye tuyabamo tuyagenderamo. Ariko umuntu wese ufite Yesu Kristo biroroshye ko yagenderamo, umuntu wese umukunda agasoma ibye akita ku bye biroroshye ko yasohoka. Tugeze ku itegeko rero ritubwira ngo ntitukishyire hejuru, ntitukishyire hejuru kuko umwami Imana ari umwe, Imana yacu ni imwe kandi ni Imana ifuha, kandi ni Imana yavuze ngo izina ryayo ntizarihunda. Iki cyigisho twize tugisoma tukigishaho nacyo ngo izina ryayo ntabwo izariha undi, sibyo? Izina ry'Imana ni rimwe, niwe data, niwe papa, niwe rabi, niwe mwami, niwe mwigisha. Navuga ko data ariwe papa ariko Yesu akaba ariwe mwigisha. Muri Matayo 23 uhereye ku 8, iyo uhereye hejuru Yesu avuga iby'abafarisayo, avuga ngo ntimukabe nkabo, mujye mukora ibyo bakora ariko ntimukabe nkabo, ngo bahora bambaye imyenda yanditseho amazina y'Imana, ngo bicara mu ntebe nziza, bakunda intebe z'ibyubahiro. Yesu nyine yashaka ko tuba abantu bari hambo, baciye bugufi, tukaba twuzuye Imana, twuzuye imbaraga z'Imana ariko tutari abantu bagaragara ahantu hose. Yesu icyo yashakaga hano kurwanya ni ikintu cyitwa ubwibone, orgueil. Ubwibone, mwibuke ko aricyo kintu cyatumye Satani ahananuka mu ijuru akagwa ku isi. Yagize ubwibone, ashaka kungana n'Imana, ashaka kuba hejuru y'Imana, ashaka kuba nkayo. So rero Yesu mu bintu byose yagiye yigisha cyane, yagiye avuga ijambo ryitwa guca bugufi. Ikimenyetso kizakwereka Kristo yakwinjiyemo ni uko uca bugufi, niyo waba ufite tayito imeze gute. Uriya mukozi w'Imana bari kuvuga cyane yakundaga ijambo rivuga ngo guca bugufi, yarakunda kuvuga ngo igihe cyose Imana izajya ikuzamura ikagira ibyo gukorera bikomeye, ujye urushaho gusenga Imana ikuze guca bugufi. So hano rero haravuga ngo ariko mwebweho ntimuzitwe rabi, muzitwa abigisha, ngo kuko iki cyanditswe cyansinze ko iyi generasiyo twagize ba rabi benshi, twagize ba fada benshi, kandi hano Yesu yari yarabitubujije ngo ariko mwebweho ntimuzitwe rabi, ngo kuko umwigisha wanyu ari umwe, ngo namwe mwese muri abavandimwe, bivuga ngo twebwe twese turi abavandimwe muri Kristo, ngo kandi ntimukagire umuntu wo muri mwisi mwita data. Urabona byane twita ngo fada ngo ko so ari umwe ariko ari umwe uri mu ijuru, ari uwo mu ijuru, ngo kandi ntimuzitwe abakuru kuko umukuru wanyu ari umwe, ari Kristo. Ahubwo uruta abandi muri mwe ajye aba umugaragu wanyu, uzishyira hejuru azacishwa bugufi, uzicisha bugufi azashyirirwa hejuru. Uzicishira hejuru azacishwa bugufi, niryo tegeko uyu munsi duhawe, ko data wacu ari umwe, umwigisha akaba Kristo. Bari abandi bose badufasha ni abadufasha, ni sinzi icyanditswe kivuga ngo mwigane abera babafashaga. Twese turi abera, turi abavandimwe muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga mu Baheburayo ngo nk'uko abana bahuje umubiri ngo niko twahawe nawe kuba nkawe muri Kristo Yesu. Rero abandi bose turi abavandimwe, ahubwo bariya bose batuyobora tubita abamento, abadufasha mu by'umwuka, abadufasha mu by'ijambo ry'Imana, cyane ko bafite n'amatitire yabo, bafite amatitire yo kuba abapasiteri, abahanuzi, abigisha, abungeri, abaevangeliste, ariko nabonye bose baba bakunda kuba ba aposoda. Ariko ntitwirengagize ibyo, ntacyo bivuze. Ubuse Joyce Meyer ko ari evangeliste, ba Billy Graham bari aba evangeliste, ntibakoze ibintu bikomeye. Titire ni nziza ariko titire izana kwibona ntabwo ari nziza. Ngo ba mami, ba dadi, urabona ko ibi ngibi Imana itabishaka, Yesu ntabwo abishaka kuko ibi byose bizana kwibona, sibyo?
ahubwo tujye tuvuga ngo ba pasiteri bacu, abayobozi bacu bo ku rusengero, abamenta, abadufasha mu by'umwuka. Nabonye bari abagabo bose badefanze TB Joshua baravuze ngo awamento, bamwitaga mento, umuntu wabafashije, ntabwo bamwitaga fada, ntabwo so kuko ngo imana yacu ariyo fada, umwigisha wacu rabi nawe akaba Kristo. So rero izina rya Kristo ryo kuba umwigisha arikomeyeho, n'Imana izina ryo kuba papa arikomeyeho, bivuga ngo nta wundi ugomba kurifata. Iki nacyo rero turakize, murabona ko cyari gikenewe, nanjye ntabwo nari nkizi, nari nzi ko nyine dufite ba fada, ba mami, ibintu nk'ibyo. Ni ukuri tububahe kuko Imana yabahaye inkoni y'ubushumba, ariko twibuke ko Kristo abifuhira atabishaka, sibyo? So ikindi kandi akomeza avuga ngo mwige kuba abakozi b'abandi. Pawulo avuga ngo dusa n'abaciriritse ariko dutungishije benshi. Abantu bafite Kristo w'ukuri, bafite umwuka wa Kristo, ntabwo bakunda kugaragara. Bafasha abantu mu ibanga, badategereje refund, badategereje ibibagarukira bibavuyeho. Ariko biratangaje ko umuntu ubwe ati se dusengane, ati ngiye sengera abantu, atari kuzakunda wese azana ituro ry'ibihumbi 10 cyangwa ibihumbi bingahe, ati niko bigenda. Ubwo urumva uwo muntu yarangije deja kwishyira hejuru. Umuntu uzi ubwenge mu by'ubwami arakora ibintu yakoze bikazamubera imbuto yahinze mu gihe runaka, bikazatangira kwera. Ntabwo atangira asarura ataragira gute, ataratera. So kandi mwibuke ko Yesu nawe yabwiye wa muntu yasengeye ngo jya kwiyereka umutambyi, mutange n'ituro ryo kwihumanura. Ntabwo yabanje kumubwira ngo banza utange ituro ryo kwihumanura mbone kugusengera. Oya, yaravuze ngo Imana ishimwe ko wakize. Yamaje ngo ba bandi bari hehe ko batagarutse gushima. Arangije aravuga ati ubwo uje gushima Imana ishimwe, genda wiyereke umutambyi, utange n'ituro Mose yabategetse ryo kwihumanura. Umuntu ntaragusengera, ntazi n'ikibazo ufite, ntazi n'imbaraga biri bumusabe, ntazi niba biri bukunde, ahise akwaka ituro directement. Bantu b'Imana tujye tube maso, kuko ibihe turimo ni ibihe biyobya. Ikindi kandi hano Yesu iki kintu yakiduhaye ku buryo buri vigilant, yagize vigilance iteye ubwoba. Ntimukite abandi fada, ntimukite abandi rabi, kuko nawe se tekereza kumara imyaka 5, 10 uri munsi y'umuntu wita fada, wazajya kure ugasanga ntagakorera Imana, ntiyigeze anayikorera. Ukibaza impamvu uhora uri mu bihombo, mu nyatsi, uko usenga urushaho kuma, kumva uri munsi y'amavuta y'umuntu utarasizwe. Ahubwo semeye ko ukora ibyo akubwira niba bifite umumaro, ariko ukajya mu bwiherero bwawe ugahamagara fada ariyo Mana yo mu ijuru, then ugahamagara rabi ariwe Kristo, sibyo? Hanyuma ugafata n'iri jambo ukajya urisoma kugira ngo birusheho kuba byiza. Ijambo nirwo rufunguzo rwo kumenya ibyihishe muri iyi si byose n'ubuyobe. Nk'ibi ngibi urabona ko tutari tubizi, ariko murabizi ko biteye mu masengero menshi. Ejo twavuze ku by'abahanuzi b'ibinyoma, ubishaka azasubire inyuma igihe ikigisha cyumve, kubera njye nanjye simba mbyibuka ko n'umwuka wera aza akamfasha kubisobanura. So hano rero Yesu aravuze ngo uwishyira hejuru wese azacishwa bugufi. Numva mfitiye impuhwe abantu benshi bafashe intebe yo kwitwa fada na mada muri ino myaka itambutse, kuko igihe cyabo yabigiye kurangira, kandi bagiye kuba ibyapa mu gihe kizaza. Umuntu wese uzi ko yakoreye Imana akina, akafata izina ry'Imana akarikerensa, akarikoresha ibyo yiboneye, igihe cye kigiye kugera. Maze iminsi uwo mwuka undimo mu ubwoba, nkahita mbona abantu nkavuga Mana, kuko hari abantu Imana yagiye inyereka mu nzozi, nkavuga Mana, bano bantu se igihe cyabo kigiye kurangira, ese bagiye guseba? Bambaye impeta, bambaye inkweto ziyaga, bambaye amakoti, bambaye baravuga Imana iravuze itavuze. Noneho hari n'ikintu cyanteye ubwoba muri iyi myaka, ngo Imana iravuze buri segonda, Imana iravuze, Imana yabaye injajwa. Bantu b'Imana twitonde muri uyu murimo, twitonde muri uru rugendo. Uyu murimo ufite nyirawo, kuko nta bwami butagira ubuyobora. Yesu Kristo iyo ugiye kugendana nawe ubanza kumwakira, ujye ubyibuka ko akubereye umwami, maze umwubahe. Nta muntu uyoborwa n'umwami atamwubaha. Usibye ko ari umwami w'urukundo n'ubugwaneza dushoboza kugendana nawe, ariko niko bimeze. So
so rero nagira ngo ako kantu tugacishemo, iri jambo nk'iri tuba turikeneye, kuko niba nta rindi hari n'abandi batarizi. Murakoze cyane. Umwami Yesu agire gute? Aduhane umugisha muri uyu munsi. Uwiteka Nyiringabo, uburane n'abatuburanya, urwane n'abaturwanya, wende ingabo nto n'inini, wimire abatugenza. Inzira z'abanzi bacu zose zihinduke ubunyerere. Kandi Mwami Yesu ugendane natwe, uringanize ahataringaniye. Ukuboko k'umugisha wawe Mwami kube kuri twebwe. Mwami, umwuka w'ubwenge atubeho, umwuka w'igikundiro atubeho, umwuka wa deliverance atubeho, umwuka w'ubwiza atubeho, umwuka wa feva yawe atubeho. Upfumbature ikiganza cyawe Mwami, mu gihe uza guhaza isi yose Mwami, duhabwe umugisha muri byose. Reka Mwami ijisho ryawe ntirituveho n'uburinzi bwawe ntirituveho. Uturinde, uturindire n'abacu, uturindire no mu byacu. Uduhe ubwenge mu kazi, uduhe feva, uduhe igikundiro, uduhe amaporomosiyo, ugendane natwe. Imitima yacu yuzuzemo imbaraga zawe n'ubwami bwawe. Dukomeze twuze iby'ijambo ryawe. Mwami, tugaragare nk'uko ushaka ko tugaragara. Tugaragare Mwami tugaragaza imico yawe n'imikorere yawe no kubaho kwawe muri twebwe. Utubonye wese ajya avuga ati ni ukuri ni aba Kristo. Uduhe kuba abambasaderi beza ku misozi tugiyeho. Uduhe Mwami guhagarara neza. Ururimi rwacu ururinde ikibi, amaso yacu yahe kudagucumuraho. Kandi Mwami n'umutima wacu wuzuzemo ibyiza byawe. Tuba abahesha b'amahoro, aho dukandagiriye imigezi y'amazi y'ubugingo itemba iva mu mitima yacu, yuzure ku bantu bose tuza kuba turi kumwe no mu byo tuza kuba dukora. Uduhe imbaraga zo gukorera muri excellence kandi dukore neza. Ariko Mwami utwuzemo guca bugufi. Ni ukuri tubashe kugenda nk'uko wagendaga. Urakoze cyane kubyumvishe. Uturindire abacu, abana, abatware, abagore bacu, famiye zacu. Ni ukuri ubakomeze ubaturindire. Ariko ikirushaho ukomeze utwuzuzemo ubwami bwawe. Urakoze ko ubyumvishe. Ntabwo nareka kuvuga ngo Mwami abadafite ifunguro uribahe. Sinareka kuvuga ngo abadafite amafaranga turayakiriye. Sinareka no kuvuga ngo abarwaye udukize. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ngira ngo uvuga ko amuzi, niko ijambo ry'Imana rivuga muri Yohani wa mbere 2:1, ngo uvuga ko amuzi ngo agende nk'uko yagendaga. Ako kantu mujye mukagendamo, mujye mugahorana. Uvuga ko azi Yesu Kristo, niko Yohani avuga. Bana banjye, kuri 3, Yohana wa mbere 2:3, iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi, ni uko twitondera amategeko ye. Ngo uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye ni umubeshyi. Ukuri ntikuba kuri muri we. Ngo ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganyirizwa rwose muri we. Nicyo kitumenyesha ko turi muri we. Ngo kuko uvuga ko ahora muri we, akwiriye nawe kugenda nk'uko yagendaga. God bless you. Mugire umunsi mwiza, muhahe muronke, umugisha w'Imana agendane namwe. Kandi ubabaye asenge. Uwifuza ko dusengana ashyire icyifuzo muri inbox, tugisengere. Tugisengere. Murakoze. Imana ibahe umugisha.